Igitondo Alejandro yabyukaga ajya mu kazi, no muri iki gitondo yabyutse ari kujya mu kazi, ari kuva muri bisi mu gusohoka, ndetse yewe yasohotse yirukanka cyane aribagirwa urukweto rwarusaga mu modoka. Imodoka yagombaga kwihuta bitewe nuko bisi yari itwaye abantu benshi, mu kuvuga ati buretse gato nambara urukweto rwanjye, imodoka yari yarinze. Yari afite project nshyashya yagombaga guprojectinga mu kazi, kandi yagombaga kumugira project manager. Ibi ntibyamubujije gukomeza, yagiye yambaye urukweto rumwe, ndetse yewe areba buryo ki yanakerewe, ibintu byamucanze, gusa arakomeza ajyana project ye yifuzaga guprojectinga mu kazi. Byasaga nk'aho ari ibintu bigoye. Alejandro yari umukobwa w'umuhanga cyane. Mu kwinjira muri office yasanze abantu benshi bicayemo bari gukora ibikorwa bitandukanye, mu kuvuga ati mwaramutse neza madam, mumbabarire. na undi nawe ati aya masaha waruje gukora iki? Atutekereza ko akazi ari akawe? Ati ndakwinginze ntiwongere. Alejandro ati munyanganire, wenda gato yanatinze, ariko nyine ikindi gihe nzazinduka, nukuri munyihanganire. Uruhande rwa mabuja hari umukozi witwaga Paul wakomezaga kwirika mabuja ko bakundana, gusa Alejandro mu kwitegereza Paul nawe akamureba ati n'ubundi akazi nakanjye. Alejandro ako kanya yahise avuga ati dore ngiye projet nayizanye, ese ntabwo mwe mukiyikeneye? Madame ati projet twe tugikeneye, ariko we watinze, ubwo urumva ko kazi uzajya ukora muri ubwo buryo se ari akahe? Abakozi ari baranga bose bakajya barebana bagira bati ukuri turakuzi. Alejandro mu gutanga project ye yumvaga afite ubwoba, ndetse natekerezaga ko akazi atari buze kukabona bitewe nuko yari asanze Paul yicanye na mabuja wabo, cyangwa umukobwa wabakurishaga ari we Tony. Tunati okay, ubwo wakerewe, gusa nyine nta kundi, ntabwo tuzajya twirirwa turi gutegereza abantu bakererewe. Ubwo ndimo ndumva neza ibintu bigoye cyane. Undi nawe ati mumbabarire, nuko ntabwo bizongera. Alejandro nayo magambo yavuze, gusa Tony nawe ati ndikubona nta n'inkweto wambaye. Ati utekereza ko projet yacu ariyo kwirirwa uzangana n'inkweto wigeze wambara? Ati Alejandro please hinduka, niba ushaka akazi koko gerageza uhinduke. Alejandro ati ndi kugerageza guhinduka, I'm trying to do what is right in right time. Paul nawe ati okay, ubwo nibyo nyine, ubwo wabigenza uteze? Ati okay, ubwo nibyo, ntabwo watubeshya, gusa wibuke neza ko kano kazi atari akazi kawe, uba ugomba kuzinduka, kandi ikindi ukaza ugasa neza. Iyi company ntabwo ari company yawe ku buryo uzajya ukuramo buri kimwe cyose wifuza. Alejandro ati yego ndabyumva madamu, gusa mwangirira impuhwe. Undi nawe ati nta mpuhwe zihari aha ngaha, nyari ubwo buryo wabihisemo, it's okay, komeza ubihitemo gutyo. Alejandro umushinya waramwisha ati what am I going to do? Ese ngiye gukora iki? Tony nawe ati okay, genda ubanza witunganya, ubwo uragaruka mu kazi mu kanya. Paul yari yicanye na Tony. Paul n'amagambo menshi ati nanjye dore ngiye project nayizanye, ubwo nyine muraza kutubwira who is the winner. Urumvikana ko Alejandro we na Paul baranganaga mu buzima busanzwe. Alejandro nuko nguko yasohotse mu kigo yambaye urukweto rumwe, abantu bose bari kumwitegereza. Paul nawe atangira kugaragaza project yiwe, ati dore biraza kugenda gutya, uyu muruti wo gukorera igishushanyo mbonera, yezu niba yubatse gutya ndahamwe nashidikanya ko iraza ko ari inzu nziza. Ubwo rero ndumva ibi ngibi byaza kudufasha. Abakozi barahanga bose ati icyo koze kwigereranya byo murabishoboye, kwigira abana biza murabishoboye, ubwo ndamwe nashidikanya ko kuri nyine mwakubonye. Tonati ariko iyi projet ntabwo irangiye. Paul ati humura, bizagera ejo projet yawe nayirangije, kandi nzaba namaze kuyikora neza. Undi nawe ati okay, ejo ntibizarenge rwose, ndamwe nashidikanya ko ejo nibirenga njye nawe tutazumvikana, ntuzigire ushyira hasi. Paul ati humura, sinzigira ngo ushyira hasi n'umunsi n'umwe, genda inshuti yawe magara, ikindi kandi nanone ndagukunda ku buryo ntagushyira hasi. Urukundo rwa Paul rwari rugiye kumuhisha akazi. Ako kanya turimo kwitekereza, yatangiye gutekereza ati ariko Alejandro ndamuhemukiye. Alejandro nawe yahise yirukanyira ajya mu nzu, ajya gushaka inkweto yakambara basi kugira ngo agaruke muri office. Mu kureba neza yabonaga inkweto zose zihana ari iz'abagabo. Alejandro wari umaze guta umutwe, projet bayanze, yashatse kureba inkweto ashobora kuba ari bwambare. Mu kureba inkweto rero yaguye ku nkweto zifunze. Nibuke neza ko Alejandro kugura kumwe yambaye inkweto ndende. Uyu mukobwa ntiyigeze agira ubwoba, ahubwo yarambaye. Mu gihe yasohokaga nibwo we na Dr. wari wahaye projet iyi company bakuriramo ati mumbabarire, ntabwo biri buze kongera, nukuri mumbabarire, munyihanganire nyine nari mbagonzi,
gusa nyine nta kundi. Bose mu kumwitegereza ati none siko wambaye inkweto zimeze gute, ati ndugushaka guhura na Tony, hari project afite yo kuma. Alejandro ati Tony ashobora kuba adahari gusa ndaza kugerageza mbahuze, ndabona nashidikanya ko icyo kintu cyanyacyo. Undi nawe ati reka tugende nyine tujye guhura nawe ndebe project yanjye turebe naho ihagaze. Nguko Jose Daniel yaje guhura na Alejandro. Mu guhura uyu mukobwa nawe yari yishimye ari kuvuga ati Imana ishimwe, wenda amasengesho yanjye bigiye kuyasubiza. Yatangiye kwivugisha ati mutubabarire rwose ku bintu byose tugerageza gukora, gusa kuri nuko turi inshuti zanyu kandi tubakunda cyane. Alejandro yatangiye kuba inshuti ya Jose Daniel ati byiza gukorana nawe, nanjye nitwa Alejandro, ndi umwe mu bantu bagerageza gushushanya ibishushanyo mbonera by'ibikorwa runaka bigiye bitandukanye. Jose Daniel ati okay byiza, nanjye ndi proud yawe. Ubwo rero reka tugene noneho tuye gukora ibyo twakagombye gukora nonaha. Alejandro ati yego reka tujye kubikora. Alejandro yakomeje kugenda yirukanka, yakoze ibishoboka byose kugira ngo yerekane neza kuri ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse yanavuze neza ko ibyo ari gukora ari ibintu bisanzwe. Jose Daniel ati nta kibazo rwose twakomeza urugendo. Alejandro ati yego. Nguko binjiye muri office bagiye kureba aho project zigeze. Mu kuhinjira birumvikana ko nguye ari boss wa Rouge. Ubwo ibintu bye bitangiye guhindura isura. Undi ati dore nguriya Madame Tony, ubwo ndanashidikanye ko mwaganira mukavugana mukamenya ibyo ari byo. Tunati mwarabose neza Dr. Jose Daniel, rwose project turaza gukomeza tuyikore kandi tuyikore neza. Nguko ibintu bye bitangiye guhindura isura. Undi ati nta kibazo, ntegereje ko muri buze gukomereza project nziza kandi izahura neza n'ibyo nababwiye. Tony ati yego rwose ndabyizeye kandi nawe nyine twizereremo. Ako kanya Dr. yari ari kurebana na Paul nawe ati ihangane, project yawe turaza kuyikora kandi turaza kuyikora neza, wowe wigira ikibazo na kimwe. Mu kwitegeza muri project ndikubona ariko itararangira. Undi ati yego ntabwo irarangira ariko turaza kuyikora tuyirangize. Ubwo rero kimwe umuntu ugomba kugira ikibazo cyo nta kirimo, wowe twizere dutrustinge, turabahanga mu gukora ibintu byacu neza. Undi ati nawe ati nta kibazo, none reka mbizere mba trustinge project yanjye muze kuyimereza nkuko nayibasabye. Jose Daniel ni amagambo yababwiye ati nta kibazo project yanjye ndayitegereje. Abandi nabati yego we are there for you, turahari ku bwawe. Gusa abantu bose mu kwitegeza babonaga buryo ki Paul ari kwitwararika, ari kwigaragaza neza, mbese byasaga nk'ari ruswa yo kugaragara n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bimeze gutya. Gusa abandi bakavuga bati biragoye cyane ko byiyumvisha ukuntu ukuri kandi kugaragarira buri mwe wese. Mu gihe abandi bari kuvuga bati ibintu ahubwo bikwa ni ibintu biteye ubwoba. Toneti project we humura turaza kuyiguha. Birumvikana neza ko Paul yaragiye kubona akazi, maze Alejandro waje akerewe akaza kukabura kandi ari nawe muhanga. Ese nibyo koko iyi project ya Dr. Jose Daniel izarangira ute? Tuzabare muri episode y'ubutaha.